umva ngiye kumwisha n'ibishakira isenyuke ibyo ngibyo nge ntabwo nzitayeho pfa kuba yaranyakiriye mu rugo rwe umva kaze mubwire inama yanjye namuzanira uno munsi amfashe nk'injiji cyasi hari utuntu nari ndimo twari dusa n'utugiye gupfa ariko dusa n'uturangiye ariko ntabwo neza ntagutinze nabi ahubwo guheruka nageze aha ngaha mbwira ibibazo umugabo wawe bimeze bite se nawe jya umbabarira ku bibazo byacu se ko bitagira ko bidashira kuko nyayo biba birenze cyane n'ibya bindi by'ingo byateye ahubwo reka nkubwire pe siko warenganye umwagurandiye yamuko kandi kukureba bikuba bidacika bayihisemo mika utu tuntu si ninde watugusukishije mwana wa hajya batwitaga ngwiki nuturasita nutugorobe betuno nuduki mwana wanje nyine ni ibisuko ariko siko mwana yanjye biki uyu mukobwa wanje ko wahindutse ako mukobwa we mbona kuzandumbira ubundi umwana wanjye ni Elina TV mbega umukobwa n'amafaranga nagwaye ko kwisukisha umukobwa yisukishaga ari umubyeyi wayamuhaye none dore utunwa turukuyaka dore sinakubwiye ngo nabonyaga sora ko kari kukurunguruka ariko wa mukobwa we ngo ishishano ndahoraga aguruka ndabe ko batagukozeho mugabo wawe ejo bundi mvuye mu kazi mbaza uti namusanze hehe nyine shere wanjye yari yanjyanye nyine nawe urabizi nyine n'abakobwa namusanze ari kumwe n'umukobwa ego simbabarurekera mwiza ngo wamusanze he nawe arezi ngo warashatse mwana wacu aba umva uretse gato ngo umugabo wanjye ngo wamubonye umugabo wawe namusanze ngeshere wanjye yansohokanye musanga ari kumwe n'umukobwa mwiza yambaye akantu mbwira akageze mwiza sasa asa nanjye se uwo mwiza asa nanjye maze yari yambaye icyo bise ubusa urebye neza urabona ndinjije simbabari warebye neza cyangwa niyo amagambo ugenda umutoragura ntazi abakobwa warebye neza ahubwo wararenganye pe umugabo wawe umva ikaritsiye yose birirwa bamuvuga nagize ngo umva wenda barimo kumubeshyera muko reba imbere reba inyuma egeze icyo kibuno hano mbasuzume ako se mami ibi ni ibiki ndi kubona waratanze kubisusa yo muko ibi ni ibikisi ako mami ngiye rwose oya ndamuhugu wagusukisha ibibi oya reka kurira ese mami dore y'amarira y'ingona bavuze none si utangiye kwiriza utangiye kurira umusore yaraguhaye amafaranga ukisukisha ugasiga iyo minwa ikaba yatukuye ukaba waguze ibintu ndamenya amaboko yawe wababari ubundi uwo musore wabinguriye ari wowe wabonye ni wowe umuzi iyo muhuriraga ndahazi yimurira ari wowe wabonye ubundi mutumaga guhaha saa moya ukaza saa tatu nagutuma ibirayi ukagaruka ibishyimbo twatsimbye bihiye none utangiye kurira amarira y'ingona uri kurira iki ngewe naragutwise amezi 9 ndangije njya kwa muganga ndakubyara none mbura n'amafaranga yo kwishyura ibitaro ndatoroka none ngewe ni gutyo biragenda si muri uru rugo ahubwo uwo musore ubwira ngo nzamuca ibitsi by'inyuma siyumva mubwira nizere ko ibintu uri kumbwira ari ibintu ufitiye amakuru atari za nkuru mugenda mutoratora mugaterateranya hakavamo inkuru
nizera ko ifitiye gihamya wamubonye he umva mubwire uri inshuti yanjye nanjye impamvu naje kubikubwira hano rero nagarutse ahangaha iwawe nuko nabonye biriya bintu nabishobora kubibika mu mutima wanjye umugabo wawe ni indaya yirirwa ahumurirwa n'ibitsina by'abakobwa b'abandi ngo nawe rero wubatse umva rero amenye kubaka koko umusa ntabwo koko ngiye akubaza nukankubita agire ko no kunca inyuma noneho sinzi kwihangana kwanjye kurarangiye simva mubwira sawa urakoze kubimbwira gusa umva mubwira n'ibintu mbwiye koko ari ukuri njye nawe noneho ngo turatongana ngo turarwana ngo isi yaratwose bagiye kutumenya neza mami uzi n'ikindi niba ubona gutya ndi gusa bikubangamiye ubundi ejo bundi kuherutse kubona nzana akabido k'amavuta wari uzi ko ngakubiye hehe niba narahuye n'icyo kigabo gikuze kiranyiherereza amafaranga nkagenda nkaguramo ibyo guteka ko ntayaguze n'imyenda se ngo ngure style nuko nari nzi ko hano dukeneye kurya uri kumva niba ubona rero ibyo ngibyo bikubangamiye uzajya mfata ukire mu cyumba umfungirane ku buryo nawe urabizi nyine narabikubwiye narabigusobanuriye ko by'abakobwa beza ntabwo ubibona niba ubona ubwiza bwanjye budakeneye kujya hanze uzamfata umfungirane mu cyumba kandi aya ari amavuta nzi neza ko yariyo gateka n'amafiriti ukishima uyafata uyamena mabere yari ikoze ndapfuye amabere yari ikoze natetse ifiriti mu mavuta umukobwa wanjye yasambaniye we amabere yari ikoze hayimana mbaye akabarore ngiye kugenda tambuka bangomere ndambuke banyoshane ndambuke bajyana inzara ayi imiryango n'ibyumva izavuga ngo abana b'umugabo yatsigiye nabareze gutemana ayi nagira ndawe ayi data wa nyanya ngo bava mu kamuri uzuke muri ikibazo kiri muri iyi nzu burya amavuta nariye umukobwa wanjye yavuye kuyasambanira ngemiragura ifiriti narya ayiwe nzi ngo naronze ayimana ayi oya ndiye gushaka abantu baze basengere muri iyi nzu uyu mukobwa yananiye uzi kugira ngo usigarane umukobwa umwe abandi barashatse akubera ikirumbo ndago byavamo buke ndago byavamo mwari w'abasinga ahubwo wayekeje abandi gushaka nge sinashaka umugabo nk'uriya w'indaya kuriya pe simva mubwire urakoze gusa birenze ubwenge bwanjye burenze ubwonko bwanjye ariko reka nkubwire ngiye kumwereka muhozi wondiwe isi yaratwose bagiye kumenya uwondiwe agiye kumenya yuko njyewe yirirwa amenyera anzi igice uretse uzareba umva aho uzambwire nzakubwira akabanga ukoresha de uzambwire wowe akahe kabanga uzambwire warumva uri tayari uzambwire nanjye ndize umva nzamwereka yuko byose bishoboka okay utese mwebwe ku kazi aho biri kugenda cyane turebye ni gakeya pe ariko uko bisa kose ni uko ari ikibazo kiba gihari tuzamamagarana tugire bikubwiraho ukuntu bimeze Peter Yohana bimeze gute none se mu kazi uri kubona bihagaze bimeze neza ariko hari abantu bari kwitwara nabi bose rero twabivuganyeho ejo bundi ubwo yari yaje kundeba aravuga ngo tugiye guhaguruka dufate ingamba zitoroshye kuko yarangije no kumbwira ko abo nzajya mbona batari kwitwara neza ngiye kubakura mu kazi uri kubyumva bese ubabwira gute kweri dore nk'ubu hari ibyo aba yadusigiye n'ubu hari izindi poroduwi tugiye gushyira ku isoko yampaye uburenganzira yuko ngiye gutangira kubirukana wasanga uyu mukobwa yarakoze ibidakodwa ko mberuka kumwohereza kwa mukuru we akajya kumusura umukobwa ufite ubucabiranya bwingana gutya ufite amanyanga angana gutya wasanga yarageze no kwa mukuru we akava yaruhiritse uyu mukobwa ko ndi kumureba ibikoba bigacika
Ya muko. Amakuru ya mukuru wawe. Ni wende kubaza. Umubwire rero mama. Uri kumva? Ngombire. Ufite telefone? Ndakeka se ujya ubura amayinite. Uri kumva? Ibyo byose nujya wumva bikeneye ujya umuhamagara. Savuze ko ari umwana wawe. Ujya umuhamagara umwibarize ntabwo ari ngombwa kugira ngo ubimbaze nta nubwo ngende ndi umunyamakuru. Buriya si. Usibye no kugukura kuranga mu ndu yanjye ukajya urabura na mituweli. Wowe ukuriye kuba umwana wanjye. Sinakubwiye ko buriya mukobwa wanjye ari we mukobwa muzima nabyaye. Abandi bose ko mwananiye. Uriya mubuze. Nanjye napfa. Okay, rero ahubwo mbwira amakuru ye neza. Bareko nyetse baturaho. Kuko ibyaha byawe nyine byagaragaye. Wambaye abisi wambaye rubanda nabibonye. Mbwira amakuru ya mukuru wawe uburyo wamusuye ndakindi. Asundi mama ubundi usibye kuba nyine kuba uri kuzamukira hejuru ukambwira nabi ubundi mama ngiye nawe turi cyari ikibazo dufite. Ubundi kare kose iyo umbaza nyine amakuru yuko najyo nari kukubwira neza nari ikibazo. Ariko ikibazo cyawe nawe uri mu nzamura ukambwira ibintu by'abahungu ibikini biki ngiye ntanazi. Amakuru ya Eline ameze neza shamba none bagiye kuba ibintu umva. Ameze neza. Kaka wanje yarabyibushye imisatsi iragera mama hero wabukuru nawe waranyanze inshuti yanjye kweli ntabwo nakwanga n'akazi kenshi oya pe waragiye uba bize ukuntu urakabye sha nari ngukumbuye umva akazi kabaye kenshi niyo mpamvu amakuru y'iminsi cyane meza pe tumeze neza nta kibazo tumeze neza cyane pe nanjye ndabibona ko umeze neza ariko yari hari ibintu uri kumisha Eline ko numvise amakuru yawe atari meza ukaba uri kugumya wijijisha bimeze bite utese kandi mamahiro ukubizi ikintu ntabwo wisha n'iki sha waramishe pe waramishe ibaze nawe inkuru njya kumva ahandi wowe utarazimbwiye ubwo rero nicyo kinzanye hano nje kukuganiriza kuko numvise bitameze neza cyane ikisa wumvishe bitameze neza uti ko nta kibazo ese waba warumvishe ibiki we cyambwira narabyumvise ko mu rugo bitameze neza utabanye neza n'umutware wawe ahubwo bimeze bite siko ninde wabikubwiye aha nari nibereye mu kazi numva inkuru mbese numva ntabwo bimeze neza niyo mpamvu nanjye nje kukureba ngo tuganire mbese kuri inshuti yanjye cyane nyine mama hino urabizi nyine nawe nababwiye ngo babikore baranga barambwira ngo mwabivuganye. oya ntabwo ari byo rwose mikore mukwiye kuyivugurura nanjye yashyize kuri puresha ntabwo ari igihe bizaturuka Ariko njye ntabwo mba marimba naje nkaza igihe amasaha yanjye nzira naza bakamvunisha kandi buri muntu aba afite akazi ke bagomba gukora. none ubwo murumva bitari bigomba kugenda bite Ngomba nyine kureba uburyo icyo bigenzamo. ukuntu bimeze rero ubu gahunda ihari nta ya mikino ya mbere ikirimo ni ukuvuga ngo ikosa ritoya tugiye kujya tuhita tugira gute dushyiraho kubirukana nta kindi gihari kuko akazi kagiye guhagarara akazi kagiye guhagarara vraiment niko bimeze pe Ntabwo napfa kubimenya kuko ngiye akazi oya mukinisha akazi kandi ntabwo ari byo noneho tukirimo yama uburenganzira bwo kugira gute uhita mbakura mu kazi Njyewe urumva ntabwo wabimbwiye ibyo muba mwambwiye mba nabikoze ahubwo uraza oya maze kuvugana nawe ambwira naba ntumbukira ubu ngubu ngiye kubahagurukira ese bakubwiye ko ari njyewe umva yabaye mwiza wabyumva yarakeye yabaye mwiza azana nanyoshe urabivuga urabizi we wumve ngo Eline wari uzi hahandi mu cyaro uvuga ngo Eline ngo abana banjye ngo bashatse mu mujyi ubu ngubu nta umujyi abamo mbese ni nko muri Amerika ntabwo ari mu Rwanda wabyumva nubwo ndarugo rutagira ikimara wambereye ikimara uriya mukuru wawe niwe mwana muzima mfite ubibike mu matwi muko ujye urabisoma ubyibuke
Amasani meze bite? Isawa. Amafaranga nari mfite mu cyumba ku meza ni wowe wayafashe? Amafaranga? Mbese mama Sani ko muri iyi nzu ari njye nawe tubamo na Sani ko ari umwana mutoya yafata amafaranga yari ari ku meza mu cyumba? Njye nta mafaranga nabonye ariko. Mama Sani aho ugeze ko biri kunshanga noneho nta mafaranga wafashe mu cyumba ku meza? Nta mafaranga nafashe dese ntabwo uri kumva. Kiwahereye mbaza amafaranga ntabwo naguhakaniye ntabwo wabyumvisha uragira ngo mvuge mu ruhe rurimo urumva. None se mama Sani manza kuvuga nitonze gutya ari sinzi no kuba nambaye iyi safari niyo mpamvu utanyumva neza. Nta mafaranga wafashe mu cyumba 50,000 nimugoroba? Ese undi nafashe wantwara iki? Wagakwiye kunsubiza gutyo ko wafashe amafaranga? Nafashe rero nayakoresheje. Wayakoresheje iki? Ariko muwaza ntabwo nese no kuvuga ko amafaranga buri cyo akora. Ku buryo wafata 50,000 utambajije utayansabye ukajya kuyakoresha ibyo? Ubwo habamo ibintu byinshi gusa nyine mu rugo habamo no kwihangana, ntabwo ibintu byose ariko wabirebaho tu hari ibyo umuntu yirengagiza bikaba akabibona ko bihari ariko hari ibyo umuntu aba agomba kwirengagiza. Ubwo wabyirengagiza ute? Niko bimeze none se ugira ngo uko wajya ushwana cyangwa se ikibazo cyose cyakubaho niko wahita ukigaragaza cyangwa se bibaho tumunana ukuntu nyine yihangana yumvikana ariko sinzi n'ukuntu byaba byarasohotse si ubwo byageze hanze gute we? Narabyumvise abaturanyi bawe abahisi n'abagenzi nanjye nicyo cyanzinduye nyine ngo nze wibarize koko ko ndi kubona waranahindutse nyine ndagira ngo tuganire umbwire ukuntu cyane njye mu mahirwe urabizi ni inshuti yanjye ariko nyine nese nakora iki nyine ubwo wabyumvishe nani gutyo tu nakora iki se nyine ni ukwihangana urabizi nyine nta kundi njye mbona nabigenza hari igihe umuntu ashobora no guhinduka ntabwo yahinduka. Ubwo se yahinduka ate? Uracyari mutoya, ni gute umugabo agumya kugutsikamiza mu rugo ubwo ubona uzabivamo? Hasi amafaranga yose ni ngombwa ngo umuntu akubwire icyo agiye kuyakoza, ntabwo ndi umuntu mukuru nta bwenge mfite uranyumvira ra? Ni ngombwa aho ngiye ikintu ngiye gukora mbanze nkubwire ngo amafaranga gutya na gutya nayakoresheje byarangiye. Ugeze iyi saha amafaranga yanjye ndayashaka. Sinzi ukuntu wafata 50,000 byose ngo wabikoresheje amafaranga utambwiye ko wayafashe. Amafaranga yanjye ndayashaka. Amafaranga nakoresheje sheri. Mama Sani amafaranga yanjye ndayashaka. Amafaranga nayakoresheje kandi byarangiye. Nshaka kumenya ikintu wakoresheje hari amafaranga. Mpereza amafaranga yanjye wowe. Kuri kunkanga. Ndavuze ngo mpereza amafaranga yanjye. Kuri kunkanga. Nyine umuntu arihangana agakomeza akagerageza hari igihe umuntu ahinduka ushobora gukomeza gutya nkihangana ugasanga arahindutse abaye ubuzima nese nakora iki? Simburi kubera icyo umugabo agutesha umutwe kuriya aribuza ukuntu abagore bibana muri ghetto ukuntu babayeho neza hanze hari abagabo beza bafite amafaranga ni gute umugabo azajya gucunaguza buri munsi ukihangana? Ndabizi ujya wihangana ariko wanasara wareka kari akagabo kawe ugashaka ubundi buzima wenyine ko ari byo byiza. Ugeze iyi saha Mama Sani nkeneye ko wampereza amafaranga yanjye. Nayo mfite ntayakoresheje ikindi kandi Ntumbwire ngo wayakoresheje. Ntumbwire ko amafaranga yanjye waba wayakoresheje. Nayakoresheje nyine urantwara iki? Wagize ute? Nayakoresheje. Amafaranga yanjye wagize ute? Nayakoresheje. Mama Sani ushaka kumpereza amafaranga yanjye? Nayakoresheje. Amafaranga yanjye wayakoresheje koko? Nayakoresheje. Bo wenda hari ikintu kizima wayakoreshejemo
mbwira ikintu wakoreshejemo yari amafaranga yanjye Mama Sani. Amafaranga nyine nagiye muri salo nguramo n'utumekapu duke na duke, usibye ko n'ubundi nawe yambanye makeya. Ku buryo amafaranga yanjye ugiye kujya uyakoresha ngo uri kuguramo mekapu, amafaranga mekapu Nese urumva napfushije ubusa, hari ubwo ujya usimburira se? Banyumvira ra wayakoresheje? Yego. Amafaranga yanjye wayakoresheje wowe?